Yes abakunzi ba channel yacu turabasuhuje cyane ndetse tubahaye ikaze muri iyi video tugiye gukora tubereka uburyo ushobora guformata mudasobwa yawe mu buryo bworoshye. Mbere na mbere rero yuko dutangira tugiye kukwereka ese guformata mudasobwa. Mbere na mbere tugiye kubanza kureba ni iki guformata mudasobwa, tuze kureba n'ibiki usabwa kuba ufite kugira ngo ube waformata mudasobwa yawe, nibyo tugiye kureba. Uko mubibona rero kuramo operating system imwe maze ugashyiramo indi, nibwo uba urimo guformata. Ingero za operating system rero nizo zizi mureba: Windows Vista, Windows XP 7, 8, 8.1, 10. Hari n'ubuntu nabwo ni operating system. Izi ni operating systems zitandukanye. Iyo duformata mudasobwa rero tuba dukuramo operating system dushyiramo indi. Iyo duformatisha rero Windows dukoresha duformata niyo tuba tugiye gushyira muri mudasobwa yacu. Hari ibintu rero bibiri usabwa kugira ngo ube waformata mudasobwa yawe. Icya mbere usabwa no kuba ufite Windows. Urasabwa kuba ufite Windows yawe. Ushobora kuba uyifite kuri flash disk, ushobora kuba uyifite kuri external, ushobora kuba uyifite kuri CD n'ahandi hantu hatandukanye. Mbere na mbere mbanze mbibutse ko hari uburyo tuzabereka uburyo ki ushobora kubona Windows utayifite. Hari uburyo bworoshye ushobora kuyibona mu video izakurikiraho. Tuzabereka uburyo ki ushobora kubona Windows mu buryo bworoshye. Icyo usabwa rero no gukora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo iyo video nituyishyiraho ntizagucike. Rero ikindi cya kabiri usabwa kuba ufite no kuba muri mudasobwa yawe harimo umuriro. Ni byiza ko mudasobwa ibirimo umuriro uhagije cyangwa se ako kanya icometse ku muriro. Icyo nacyo ni icya kabiri usabwa. Rero mu bintu ugomba kubanza kumenya nuko ugomba kubanza kubika kuri flash yawe cyangwa se ku yindi mudasobwa cyangwa se ku yindi external disk, ukabikaho ibintu byawe biri kuri mudasobwa kuko ushobora kubikenera. Uburyo tugiye gukoresha ni uburyo ukoresha ibintu byari bibitse kuri mudasobwa yawe bigatakara, ndetse nimugira icyifuzo cy'uko tuzabakorera video ibereka ukuntu ushobora kubikora dokima zawe utazitakaje, nabyo tuzabibereka. Urashyira muri comment niba ubyifuza, ubyandike muri comment. Rero tugiye gutangira turebe ni gute iki gikorwa cyo guformata. Tugiye kureba rero ni gute winjira muri boot menu ya mudasobwa. Niho duhera, niho duformatira. Ni gute rero aha hantu tuhagera? Ucomeka flash yawe, ya flash twarebye iriho Windows, ucomeka kuri mudasobwa maze ukazimya mudasobwa yawe, ukongera ukayatsa. Yizimya wongera uyatse. Cunga ako kanya irimo kwaka, yicunge. Hari akajambo kiyandikaho mu masegonda make cyane. Gitangira kwaka ugacunge, icyo bakubwira uhite ugikora. No kuvuga ngo karakubwira ngo press escape key for startup menu. Areba kuri keyboard yawe, urebe iyi escape key iri hejuru ibumoso hejuru. Iyo buto urayikanda, cunga kagitangira kakizaho ugahita uyikanda ako kanya nta gutinda. Iyi shusho mureba ino kukaza ugahita ugakandaho. Wamara kugakandaho, iyo umaze kugakandaho uhita ujya muri boot menu. Hari izindi mudasobwa rero zimwe na zimwe zikubwira ngo press enter to interrupt normal setup, cyane mudasobwa za Lenovo ThinkPad nk'iyi tugiye gukoresha. Nayo no kukubwira ngo press enter to interrupt normal setup. No kuvuga ngo uhita uyikandaho ako kanya, ako kantu kakiza muri mudasobwa. Dore nuko ukaza uhita ukanda kuri enter ako kanya nta gutinda. Icyo gihe uhita winjira muri boot menu aho tugiye kwinjira. Izindi mudasobwa rero zimwe na zimwe irakubwira ngo kanda buto ya function, ikubwira buto uri bukande kugira ngo ujye muri boot menu. Hari zikubwira F12, F9 gutyo bitewe na mudasobwa ukoresha. Ibyo bakubwiye nibyo ukora, ugakanda kuri iyo buto ugahita ujya muri boot menu. Iyo ugezemo rero
uhitamo flash yawe wacometseho, ubonamo USB, ukoresha izi arrow key zo kuri keyboard yawe, tuzamuka no kumanuka, ugahitamo flash, warangiza ugakanda kuri enter. Reka dutangire rero, tugiye kubikora ku buryo uri buhite ubibona, ukaba wabyikorera ku buryo bworoshye. Icya mbere, flash yacu iriho, icometse kuri mudasobwa, turakanda kuri iyi buto yo kwatsa mashini, niturangiza ducunge duhite dukanda kuri enter, ka kajambo kakimara kuza muri screen yacu. Reka ducane, tugiye gucana, yego turayicanye, ducunge kuri enter, kakimara kuza mukajeho duhita dukirika kuri enter ako kanya, yes. Urabona ko twinjiye muri menu, hano turakanda kuri F12 kuri function keys hariya hejuru, aha yego, aha turahita tuhakanda duhite twinjira muri menu. Urabona ko twahageze. Hano rero urakoresha za keys, ukamanuka cyangwa ukazamuka kugira ngo uhitemo USB. Izi keys zo kuri keyboard, izamuka n'imanuka, iyi mureba n'iyi, izi zombi urakandaho, tumanuke tujye kuri USB, tuyemeze, dukande enter, yego, tujye kuri next, twinstalling, yego. Hano duhitamo I don't have product key, ko tudafite key, iyi ifite uyishyiramo, iyo udayifite ukirikaho, duhitemo operating system, hano tuyihitemo, tujye kuri next, turajya kuri next, twemeze I accept, then tujye kuri next, then custom installation. Hano rero turahita deleting izi disk ziriho, disk, ibi bice bya disk tubideleting. Igice cya mbere reka tukideleting, iyi partition tuyideleting, then n'iya kabiri tuyideleting, duhite tujya kuri next, yego. Ubu rero kwiformata kwa mudasobwa yacu twatangiye, turategereza byuzure, turategereza, yego, biruzuye, mashini ihita yistartinga. Ubwo guformata biba byarangiye, iyo imaze kwistartinga tuba twarangije. Rero tugiye guhitamo hano igihugu, tugende kuri next, turahita dushyiramo US, tujye kuri yes, ibi turabiskipinga, ibyo ama network turaba tubiskipinze, dushyire izina ya mudasobwa, dushyiremo na password yacu, tujye kuri next, hano tujye kuri accept. Ahasigaye tuba dusoje igikorwa cyacu cyo guformata. Urabona ko tugisoje, mudasobwa yacu tuyisubiranye ari nshya, tuyisubiranye imeze neza. Ngira ngo urabibona ko tumaze guformata. N'ubu buryo rero ngira ngo murabibona ko ari uburyo bworoshye cyane, buri wese ashobora kwikorera adasabye umutekinisiye. Rero mwakoze gukurikirana iyi video yacu, Imana ibahe imigisha.